Claude. Yego. Bimeze bite rero ngo ntago ngo twakagombye kugira ute uretse gatoya. Pastor Claude yashinyaguriye Gogo. Yego. Urumva? Avuga ko nta views zigize ute zirimo. None uyu munsi wa none. Yego. Ko ndebye kuri se wabatabaje. Ubu ibyago bibaye ko tutabyifurije famille ya hafi. Yego. Rero Claude aho higire kwiga kuvuga uziga. Yego. Ndetse umenye yuko nawe umuntu wamukenera. Stati wayanditse utabaza Mutesi Ndyarya mugenzi wawe iragutabarije nawe wewe warayihonze kwa Rusagara nibajije ariko sha ngo bajyane udukarito tw'amazi n'utwaje ariko Mutesi uraryarya ko ubuze ko none ubonye Claude kwiyubufasha. Yego bavuze ko ashaka kukwica akazakurangiza. Uretse gato mbanze ngo somere uburyo uko birivuga ma. Yego. Ntuzigere urya ibyo kurya by'umuntu ufite ijisho ribi. Aya maso mabi buri umwe abere undi ijisho ribi. Ubu nyine aramutabarije. Uretse gatoya inda ntwite n'inda igiye kuvuka mu buryo budasanzwe. Yesu yantereye inda mu kibaya najugunywemo n'iwacu ari rwo rugo rw'abarokore. Banjugunya mu kibaya cyitwa Urukundo. Warakoze kwita shene yawe Rukundo Empire. Ruku buri wa gatatu ujye uza dukora ikiganiro. Rero kwa Rukundo inda ntwite niyo mu kibaya cyo kwa Rukundo abana nzabyara muri kuno kwezi kwa 11. Bazaba ari abarukundo. Oya ntabwo bazaba ari abarukundo. Bazaba bitwa Rukundo bose Empire. Bose bazaba bitwa Rukundo Empire. Akuzatubyare nabo kwahori kuri intorano. Aha ubwo biri mu mugambi w'Imana mu bitekerezo by'Imana ntabyo nzi. Ariko mwese muri mu mboneko na Juste muri mu mboneko ya Rukundo Empire. Ruku ntabwo uri umugabo wo kubihamya. Ruku sigaye mvuga nanjye ibyo ntazi. Rukundo reka kuderanja. Rukundo kumva urabihakana Ruku. Ntabwo mbihakana. Ntabwo usigaye wumva noneho. Ubu ibi bintu ntabwo utangiye kubisobanukirwa. Duhinduke TV, ibiganiro byiza kandi bigezweho. Umubyeyi ari Yesu yamusanze mu kibaya aho ababyeyi bamutaye. Mu yandi magambo aho iri toro ryakamufashije. Wibuka iri jambo yarivuze ryari? Yarivuze mubajije ngo uracyari umukristo wa ADP? Ese ibi bintu byo kwitwa umuzimu byakugizeho iyihe ngaruka? Waba ubyibuka ko ari byambwiye? Arambwira ngo muri iyi si umukristo wese yarapfuye. Uri kubyumva neza? Nimba yarapfuye, nimba umuntu yarapfanye na Kristo, twebwe ntago hari iwacu. urangije uramubaza ngo se abashumba bo muri ADP kwitwa umuzimu kwawe byabahinduyeho iki? Yego. Akagusubiza ngo yego ngo nta ukimuhamagara. Ingaruka yakuye muri isi arandeba bagira icyo bavuga bagize ute barumiwe. Rero Yesu ngo bahurira mu kibaya agira ute amutera inda. Yego. Iyo nda rero ni inda y'amasezerano. Arindira ibyari ni mwatege ubundi inda y'ukwezi kumwe mwaretse ikavuka kuri buvuka ejo bundi. Kibazo nuko wanabonye bari kuyikiraho sha. Mbese mama Chance ntago atwite. Nyine bugari byo ndimo nanariza mu bwoko. Mama Chance ntago atwite byo gutwita ku mubiri. Inda ari kuvuga ni inda y'amasezerano. Yego. Rero abandi murimo bikora ibiganiro mukabona byabaye hiti ariko ubundi muri yenza ku muntu uri kubatunga gutesha. Arimo abaremera ibyishimo. Ubundi se ko byateye imbere ko byazamutse nimba ubu Yesu ari wavuze ngo Yesu yabera none nawe bayimwegetseho. Rero no kuvuga ngo mama Chance ari mu mureke. Yarambwiye ngo mwisi iyi dusanzwemo afite umugabo. Siko yavuze? Rero muri isi ya YouTube nta mugabo agize ute afite. Mwisi y'umwuka rero naho afite iki? Umugabo witwa Yesu.
ngo yamuhariye na ruriya rugo nta wundi wemerewe kugira ute kuhagera. Ibyo muvuga mwebwe mujye mwanariza. None se nimba nta wundi wemerewe kuhagera kuki twe twari duhari? Mwebwe kuki umuntu ashyira ikintu mu mwuka mukakizana mu mubiri? Tekinolojiya. Mama Chance, umuntu kurwanya Imana imurwanya. Mama Chance, umuntu urwanya Mama Chance, Imana imurwanya. Umuntu uhagurukira Mama Chance, Imana imuhagurukire. Umuntu umutunga urutoki, Imana imutunga urutoki. Ababaza umwana w'Imana. Mama Chance afite ibikomere, afite ibyo ari kurwana nabyo, ni mu mwihorere muramushaka hiki. Ko buri muntu wese agira atikuye. Weho wabanje ukarwana na tiku yawe. Buri muntu wese agira atikuye. Umuntu udukurikiye yabanje akarwana na tikuye. Urajya kureba tiku ya Mama Chance, urebe tiku ya Justin. Wowe tiku yawe irakwemereye. Iri kugutikagura sha. Iyo ngiyo iri kugutikagura. Iri kukujomba. Iyo ngiyo. Iyi kujomba ikagutikagura. Iyo tiku yawe weho wabanje ukayireba ukareka Mama Chance. Mama Chance ntawe yatukiyaho. Ntawe yahemukiye. Ntabwo twumva ngo hari umuntu yibye. Ntabwo turi kumva ngo yatuburiye umuntu. Wenda ngo amurya amafaranga. Ahubwo igitumye bahaguruka, bagahagurukana amacumu yo kumutera, kubera yuko hari amabanga akomeye afite ya Prezil. Kandi yaramuvuga uti Prezil, ruhuka umutima. Muri kiriya kiganiro muzacyumva. Ruhuka umutima, ntago nzigera. Sineze ngiye kuzaza. Kwirirwa mvuga ngo wakoze ibukori. Uti gusa Imana ngo wakoze gutya ngo ukora nibi. Yego. Uti gusa Imana izazana abazabivuga. Ariko njye sineza kuza kugira ute. Jewe ntabwo neze kuzaza hano ngo nje kugusebya. Oya. Njyewe uti kuza hano urugendo rwanjye rwahereye kuri Zaburi. Cyo kintu mpora nyubaho. Tekinolojiya. Ariko abantu tekinolojiya. Yego. Umuntu utabatutse, umwana w'Imana, ukiri mu itorero, ukirya igaburo, ari kubaca umuziki. Ngo yavuze Yesu. Ubuse Yesu niba mwiyandika mu mutwe, ubuse ntago umwicanye yakwambara agapira kanditseho Yesu. Yesu ubwo bigenze abundi bagendekeye bite? Ni iki murwaye? Se ntabwo barabona umuntu wambaye agapira kanditseho Primus atanywa inzoga. None se nyine, ubuse bibaye bite? Bigenze bite? Mubaye iki? Ni iki mubaye? Mubaye iki? Ubu mwacitse ururondogo ngo Antikristo. Ubundi mwebwe Antikristo muramuzi. Ahubwo mwebwe Antikristo mumenye ko munararana. Noneho Antikristo Mama Chance mumureke mumusigeho. Mumureke. Nimba utamwemera gumana kutamwemera kwa. Ariko nanone wiza kumusebya. Ese niba utamwemera kuki wumva ibyo avuga? Yewe. Ubundi Mama Chance uramushaka hiki? Uzabwira Imana ngo haje umuntu aravuga ngo yaryamanye na Yesu ndagwa. Uramushaka hiki? Uzinda yamuteye ari iyi. Ubundi se ko Imana yo yayiteye Mariya. Imana kuki yateye inda Mariya? Imana yateye inda Mariya. Mariya ntiyari ari ku isi. Si yari umugore wa Yosefu. Ngo ntiyari yamushaka. Umumarayika akamubuza kumurongora. Kuko ngo Imana yari yarangije kugira ute kumutera inda. Kuba Yesu yayitera Mama Chance bitwaye iki? Mwagiye mwihorera ibintu tumva. Imisozi mutari gutera mwagiye mureka kuyitekereza. Zo niba udafite ubushobozi bw'ibyo uri kumva byihorere. Comment wayiretse urasaragurika mu biki? Tiku yawe kuko nawe itakoroheye. Kubura rero reka nkubwire Justin. Ntabwo ari ngombwa ko ushobora kugira ute kubireka. Ahubwo we wakwandika uko byumva noneho tukaza gufata ibitekerezo by'abantu bose tukabihuriza hamwe. Nyine dore impamvu wowe urukundo tumva. Uyu munsi wa none usanga iyo umukozi w'Imana asengeye amazi akayaha umuntu ngo nayanywa arakira. Usanga bamwita murangi cyangwa ibindi. Nyamaze Yesu we yatobye akona. Yafashe amacandwa aracira atoba ibyondo asiga umuntu. Urumva? Amaje gusiga umuntu. Tekinolojiya. Tekinolojiya. Urumva renanga. Mana. No kuvuga ngo uyu munsi wa none kuki umuntu areba ku mazi umuntu asengeye ngo ayahunda yawe kandi uwo muntu yemera Bibiliya
noneho Yesu we yaciriye hasi atoba ibyonda bisiga umuntu aramuguta ijya kwiyuhagira aragenda arahumuka. Undi yaramuguti kugira ngo ukire ibibembe byawe uriyuhagira uribira karindwi nutibira karindwi ibibembe byawe ntibiri buveho. Uyu munsi wa none tubona marayika w'umwami Imana abwira umuntu witwa Yozefu, witinya kurongora umugore wawe kuko umugore wawe indatwite ni iyamwuka wera. None mama Chance bibaye ikibazo kubera ko ngo yarongowe nande na Yesu na Rukundo Empire. ntari mu bari kunshinza ko nanjye akamutera inda mu kibaya cya Rukundo Empire. oya mujya mwumva ibintu ntimukagerekeho ibintu. Ni ukuvuga ngo mama Chance yaravuze Rukundo, noneho urukundo nyine rw'Imana nirwo yavugaga, bihuza ko nawe wicaye aho ngaho ahita avuga uti warakoze kwita shene yawe Rukundo Empire. Hari ikindi yavuze abantu mwagiye mwumva ikibazo se cy'abakobwa ko banyanze none bari ko ngo nateye inda. None se umugabo si ubyara, none se uragira ngo abakobwa bashaka gushaka abagabo bafite intanga z'ibihuhwe. Ikibazo banyanze Ugize amahirwe babona umugabo ufite abana bakamenya ko ashatse umuntu utari se kandi isezerano rivuye uteye inda. Ni akazi kabo. Ntabwo tubonye umusore w'amashati yishingira. Urumva? Kandi mva nkubwire Rukundo, abantu nibategereze icyo verisiyo y'ikiganiro mama Chance azasoma. Sibyo? Azakora Mama Chance yarambwiye n'imirambi muri kubona mubani zirasa. noneho uretse rero no muraze mwumve noneho raraje avuga uti Yozefu niwe wadushingiye murajya he? Njye mba nshaka kubwira abantu ibintu badafitiye IQ biba byihorere. Niba umuntu avuze ngo Yesu yanteye inda byihorere kuko ntabwo iyo ntibizi. N'umuntu ureba ikiganiro sibyo ureba ikiganiro gitangiye ariko namenye amahirwe. None se uyongo ko yavuze ngo aratwite ngo ndatwite ngo ndatwite uriyagira aho babyarira, ariko yavugaga ko atwite itorero. Nimba undi nawe avuze ko hari inda yatewe na Yesu nibayitegereze ivuke, wasanga inda ya Yesu yamuteye igiye kuvukamo ikindi kintu kidasanzwe. Uri kubyumva neza? Urumva? Rero ni ukuvuga ngo iyo nda yatewe nibategereze izavuka. Wasanga ivutsemo butike, wasanga ivutsemo alimentation, wasanga inda Yesu yateye mama Chance ivutsemo inzu, wasanga inda Yesu yateye mama Chance ivutsemo kujya Canada. Ntabwo wamenya iyo nda yatewe ari iyi. Ariko abantu mwagiye mugira tekinolojiya. Qu'est-ce que c'est la même chose. C'est la quelque chose. umukozi w'Imana mwagiye mwubaha abatumishi ko buri muntu wese ko agira uko akorera Imana nuko imukoresha. Yego. Erega umuntu wese agira umuhamagaro we. Buri wese agira umuhamagaro. Luka bamukuye mu budogiteri. Petero na ba Yohana babakura mukuro aho ku nyanja. Abo bantu urumva bazahura nibatanga ingero, umwe azajya zitanga ku rushinge, undi Petero niba natanga ingero azajya ayitanga ku arutanga urugero ku isamaki. Ni ibiki murimo habaye iki hapfuye? Yego. Ubundi reka mbabaza, Yesu azura Lazaro hari hapfuye? Yesu azura Lazaro hari hapfuye. Ubundi ninde wapfuye? Habaye iki? Ninde yapfuye? Habaye iki gituma muri kotsora abantu mwanyohereje utuntu twanyishe mu bwonko? Ubundi mwabaye iki? Ngende umukozi w'Imana. Mama Chance arimo dayimoni sinanakwegerana nawe rwose. Ariko bana nubwo bigeze bareba ko wafashe ku mubiri ugakanda ukabanza ukareba. Ni ukuvuga ngo rero mutegereze ikibitsanya Imana yashizemo ibintu bigende biza. Yabwiye ko ari umuzimu azagumya bibasobanurira. Aranabibasobanura kandi ababwira ko rwose anabisabiye imbabazi nubwo atari we wari watumye abyiye. Ibyo bintu ntibihagije. Birahagije. Ijambo rimwe rero
kugira ngo tuve kuri Mama Chance dukomeze ikiganiro. Ijambo rimwe ku bantu bari kuvuga ko Mama Chance agomba kujyanwa Indera. Bazamubanzirizeyo. Abashaka ko Mama Chance ajyanwa Indera bazamubanzirizeyo. Ko nge sindabona umusazi uba muri etage, sindabona umusazi wicara heza, sindabona umusazi umuntu wese ufite ikibazo cyo mu mutwe nyine bari kwa muganga. Sindabona umusazi ukugaburira. Sindabona umusazi ugaburira umuntu. Rero no kuvuga ngo uriya n'umukozi w'Imana. Gusa abamurwanya ni ibipagani. Ntago baramenya tekinolojiya ni ikibazo ku buzima bwabo. Urumva? Rero no kuvuga iki? Nuko Mama Chance Plaisir niwe wenyine uri kurwanya uyu mwana. Niwe wenyine uri kurwanya Mama Chance. Kubw'amabanga azafite. Kandi yahereye kera nyine yamurwanya ukagira ngo nibyo, ariko ngiye ntababeshye pe ndi hano. Abantu munyemera niyo yaba ari umwe sinkeneye ko mwese munanyemera. Abantu ari banyemera niyo yaba ari umwe sinkeneye ko bose banyemera. Ko ngize amahirwe mwanyemera. Ngiye mbabwire Mama Chance ntarwaye. Ubabwire Mama Chance ntagarwaye. Kabiri nta kibazo cyo mu mutwe afite. Gatatu ni muzima kandi ni umuntu mwiza, ni umubyeyi mwiza. Gatanu social media nagaze kuyihanganiraho. Gatandatu rero ari kuri imihanda nk'utambutse ubutumwa. Mutekereze ko Mama Chance afite Jonathan ashaka kuzamonetiza kugira ngo ariko abantu bumve icyo ashaka kubwira ko ataje guhangana ashaka amafaranga. Yego nukuvuga ngo rero wenda buriya mu bantu ntago hajya habura amakosa cyane. Umuntu wese uri gukora arakosa ariko ntago rya nimba avuze kiriya kintu uti Yesu yanteye inda ayintera mu kibaya tegera uzasobanurirwa iby'ikibaya ari ubwo bakikujyanyemo hari ukujyanyemo uzakijyanamo. Urumva rero no kuvuga ngo wewe byihorere ibintu udasobanukiwe. Mama Chance mureke nkuriya mugore aje gutuka Mama Chance afashe ibijwi yaterateranyije aho ngaho aje guhimbira Mama Chance. Ni umukozi w'Imana ntago azigera ageze kuri Mama Chance, ntazamurusha iki ubundi ari kuvuga ibintu ataza adahagazeho. Rero natuza abantu nibareke gusebanya. Je nzajya mbabwiza ukuri nigende, nzajya mbabwiza ukuri ngende. Rero ndumva na Mama Chance twamuvaho atarinda yanahura n'ikibazo. Bamureke isi zarangira nyine atubwiye icyari cyo kandi anadusobanuye twese tubyumva. Nje mu isi y'umwuka nanabyumva nanabikompayemo. Inda nzi icyari cyo nzi neza yuko Mama Chance ibyo ari kuvuga ntari mu mubiri ari kubivugira mu isi. Nimba avuze ngo yambaye itaburiya hari icyo isobanura muganga, hari ibindi birenze avuze. Nimba avuze uti juste ndakubona wambaye itaburiya, nimba yeretswe mu isi y'umwuka. Nese ubundi sindi muganga. Yego juste ka twikomereza ikiganiro. N'ubu hano hari abo mvuye reka. Nimba Mama Chance avuze uti wambaye itaburiya nawe juste. Ubusa aho ntabo mvuye. Hari umuntu wiyumvisha gutari kundi Mama Chance ni muzima nyine ahise abona igisubizo ndamuvuye. Yego twikomereza. Nimba ari umuntu mbwiye uti jya ureba ibintu bikureba. Abantu nibareba ibintu bibareba man. Nujya kuri social media tuvuze na Mama Chance ukabona haje ikintu kiragucanza urajya gupanika by'iki ko nyiri kukivuga azi impamvu yakivuze. Wowe nimba Koroda Jean akavuga uti abantu bavuze kuri Mukabadege Liliane ko naryamanye nabo bose barongoye banyine. Bose barongoye banyine. Si amagambo yavuze wamuretse ko azi impamvu yurije abantu banyine. Ko abikubwiye ko utigeze umwurira. Ni iki kigiye gutuma upanika? Yego dukomeze ikiganiro cyacu. Juste ukivuga kuri Pastor Claude tunamwihanganisha ko se wabo yitabye. Umuryango wa Pastor niyo nzima Claude kumva uramenyesha abantu bose inshuti n'abavandimwe ko umubyeyi wacu Mbonye Imana Midasi yitabye Imana mu bitaro bya ADEPR Nyamata. Uwo twabanye kera wese cyangwa wese kuza uyu munsi, abo twakoranye n'abo tugikorana, abo twasenganye cyane abo twagize ute
twasenganye ariko abo twasenganye n'abo tugisengana, abo twagendanye n'abo tukigendana, buri wese tuziranye. Ndabamenyesha ko umusaza wanjye yitabye Imana umunsi wo gushyingura, tuzawubamenyesha ejo kuwa mbere. Yari Pastor Niyonzima Claude. Mbaye bashimiye, mbaye ngize uti bashimiye. Reka nkubwire ikintu gikomeye. yego Pastor Claude, umenye ko ku buzima bwawe uzakenera abantu, yego sibyo? Rero ntabwo yari kwihenura muri buriya buryo. yego Turabyemeranye? ndabyemera. Nimba watinyutse akihenura ku bantu ariko agakenera iki? Abantu. Aho ngaho nizere ko babyumvisha abantu turi kumwe, ndetse by'umwihariko Claude abyumve. Nimba kuri se waba akeneye abamutabara, amenye ko na gogo yari akeneye abagize ute? Abamutabara. Ibyo urabyumvishe? Ndetse famiye ya gogo yari ikeneye abagize ute? Abayitabara. Sibyo? Niyo mpamvu akwiriye kwicara agakora ikiganiro, akabwira isi yose akavuga uti mwumva burya nasanze neza ko nta muntu utakenera abandi. Kuko ubu natwe tumusubije ngo nta views zirimo, ntekereze ko yababara kandi ntekereze ko yagira agahinda. Sibyo? Tuvuze ngo nta views zirimo, twese tukabihamya, ubu se nawe tumusubize uti nta views zirimo nyine. Ariko hari n'ababivuze. Nese nyine Claude ubwo nabyumva ko ndi kubivuga. Yaguye i Nyamata kandi uyu umusaza ashyingurwa ubundi aho yavuye. Ubu se koko njye nzava mu nkoto njye i Nyamata? Nta views zirimo hariya. Ariko Pastor Claude muri ntago Pastor Claude mvuze ko tutari inshuti, mba ndi kumubwira ko igihe cyose umuntu ajya avuga agira ute, uri kumubwira ko akebo kajya hehe. Oya, reka nkubwire rukundo, nta rwego na rumwe wageraho utakenera abantu. Kandi ikintu bita gutabara byitwa kwitanga. Ikintu bita gutabara, ikintu bita kugira gute, byitwa kwitanga. Ndakumva. Ari kubyumva neza? Ndakumva wamfura. Rero muri uko kwitanga, ntabwo umuntu witanze ntabwo wakagombye gushyiramo ngo nta views ngo ntaki. Claude nawe abyumve rero. Kuri se waba aratatse, ubwo bibaye ku mwana kutatse kuri so wanyu, umwana we najya gushyingirwa ubwo uzata gute? Uretse gatoya hari ikintu nshaka kongera kugarukaho ku witwa Pastor Mutesi, abwira abantu bagira neza bakurikira. Oya, Pastor Mutesi ni indyarya we mukuremo, ntabwo nshaka no kumuvugaho. Claude yaraje aramushyingura, Rusagara yapfuye yaravuze uti ntabwo wapfushije wowe. None we ngo se warapfuye nibwo yibutse kumusabira amaji. Mutesi yarivugiye uti Claude abonye n'uburyo anyica yagira ute? Yanyica. None uwo muntu w'umwicanyi ku buzima bwawe tutarabonye agusaba imbabazi, rero nimuvuga ko mamusikaminga abantu wenda hari ubundi buryo muhura mukanabana. Uretse gato ndagira ngo twiriremo ijoro jambo. Nimba bazi ko basikaminga abantu, nibaze batubwira uti hari ubundi buryo tujya duhura tukabana. Tuba turi kubeshya abantu kuri social media, ariko urasabira imfashanyo, inkunga gute wo Mutesi urazifashira umuntu ushaka kwica umusabira inkunga, ubwo siyo ni inkunga ubundi. Cyangwa batubwire koko niba bari kudusikaminga. Yego. Rero njye mba ndi kubibwira abantu, nzajya mbabwira ukuri, unyunkunda nkunde, unyanganyanga. Claude menya ko ku buzima bwawe ukeneye abantu, ku buzima bw'umuryango wawe ukeneye abantu, ntabwo ukeneye ubwenge, ukeneye abantu ko mu binshuti muhura. Niba isi yose utangiye kuyitabaza, bishatse ngo wasanga n'umuryango we wanyariweho mu kirurimo. Cyo koze njya simbaye nkawe, abantu nibagutabare, abantu nibagufasha, ntacyo bintwaye. Ariko nawe umenye ko ubu uyu munsi wa none umenye ko abantu bakeneye. Nta muntu wakwibana, tugize amahirwe rega twagakoze ibintu byiza. Tugana ku musozo rero w'ikiganiro, hari umubyeyi witwa Mama Charlene yagize gutya, aravuga ati bamwe cyarabahombe. Ariko reka nkubwire, Mama Charlene uko waje ku mbuga nkoranyambaga ko tukuzi, warumye warakobanye nta buzima ufite,
ukagirirwa amahirwe Imana ikaguha inshuti zigukunda Yego. zikagusapotinga zikagufasha. Yego. Abagabo wagiye ubeshya ko muzabana ukabarya utwabo, ubu nyine weho cyarakungukiye kubera ko hari abantu barimo barira kubera ko hari ibyo wagiye ubasezeranya ariko ntubisohoze. Yego. Ubu cyarakungukiye nyine wowe. Aramwungukiye. Ko nabonye babivuga agendeye kuri la modoka ya Miss Jolly. Abantu bari kugura imodoka ngo abakobwa muri Kigali ngo bari kugura amamodoka. None se ni erega reka nkubwire rugo. Yego. Ariko ubundi ku kintu bitesha umutwe abantu. Twebwe ubwacu urumva nk'igihugu cyacu imyaka tumaze twiboye dufite umutekano biratwemerera ko buri munyarwanda wese wagize amahirwe bikamubyarana amahirwe nyine akabyara amahirwe. Dufite amahirwe y'uko buri muntu wese yakagombye kuba afite amafaranga. Umuntu nimba yarakoze, umuntu nimba hari ibyamuhiriye agakora kuba yagura imodoka bigutwaye Aremewe. yego. Twisoreza ikiganiro cyacu rero. Ubutumwa bwihuse kuri Pastor Claude kugira ngo n'ubutaha atazongera gukosa. Nta butumwa muha ubwabyo iyo message yanditse. Yego. Ni ubutumwa bwo gutsindwa k'umutima. Habwo ukuntu yishongoraga nta nubwo nzi ko niyo message nge yayandika. Nanzi ko afite amamiliyoni yishoboye, ahita aterura agasanduku hariya akagenda akishyura ibitaro, ahita afata buri kana kari ko kose akagenda agakubita hariya, agenda buri kimwe cyose agahita ashyira hariya. Ariko nimba kuri se wabo hagaragaye intege nke, ubwo nyine nawe niyicare yige amenye ko kubaho ni ukubana papa. Kubaho ni ukubana. Kubaho ni ukubana nta ndigabo reka. Buriya nta muntu udakenera abandi. Rero Pastor Claude nasoza mvuga ngo ihangane kubwo kubura umubyeyi, ariko nkanavuga ngo guhubuka kwawe mu magambo nabwo nakubwira uti bikubera ikintu bita isomo, kandi natwe bitubera iki isomo. Yego. Urumva rero niba ukeneye abantu kuri so wanyu, noneho umva buzakenera ku mwana, ku mudamu, kuri bande, si mu byago ndi kuvuga gusa no mu byiza. Rero nje nasoza mvuga ngo amenye kumenya uko yakwirinda n'uko yakwiyitaho n'uko yakongera kunga ubumwe n'abantu. Yego. Reka ngushimire mu nkuru n'ibiganiro tugirana umunsi ku munsi. Nizere ko abantu bagomba kujya baduha ibitekerezo ku biganiro dukora bya buri munsi. Yego. Reka ngushimire. Urakoze cyane.